Reka nguhe ikaze kandi ngushimire wahisemo gukorana na Jado Tech 10 Official. Aka kanya njya kukubwira ikintu cy'ingenzi wari ukeneye nimba usanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga. Icyo nta kindi rero ndabizi ukoresha WhatsApp, ukajya ubona uburyo abantu ukoreza udustika tw'udufoto runaka, umuntu atangaye, umuntu ababaye, umuntu yishimye, ibintu nk'ibyo. Umuntu ari gutekereza cyane ugasanga nyine uri kubaza uburyo utwo tuntu tuboneka n'uburyo dukorwa, ariko igitangaje nuko nawe ubwawe watwikorera muri telefone yawe ukatwohereza umuntu ku buryo umuheza agafoto cyangwa se agastika agahita amenya neza icyo ushatse kuvuga utayirinze wagira ibindi bintu byinshi uvuga. Rero nibyo ngiye kwereka kanya ngiye kukwigisha, kanizere ko nawe biragufasha. Cya kibazo wagiraga nyine kikaba kirakemutse. Icyo nagushishikariza rero ni ukureba video mpaka irangiye kugira ngo iri somo uryige kandi urimenye neza. Rero nk'ibisanzwe njye nkoresha Android, ndajya muri Play Store. Nimara kujya muri Play Store downloadingemo application ya Sticker Maker. Bo nawe niyo urajyamo downloading application ya Sticker Maker, ziba zari nyinshi, urahitamo imwe iyo ushaka. Ngenda kwereka iyo nkoresha, birumvikana muno muri search engine uraza wandikemo Sticker Maker nk'uko uri kubona uko nabyanditsemo. Ntabwo nirirwa ntinda, ahubwo ndakwereka iziraza zose. Wazibonye ko zaje zitandukanye rero, uri kuzibona zigiye zaje zitandukanye. Dore ngizi: Sticker Maker for WhatsApp, Sticker Maker for stickers, Sticker Maker, Sticker Box, Sticker Maker yari ingi nayo nkoresha. Hari n'izindi nyinshi cyane, ntago ari yonyine. Dore ngizi uri kuzibona ko ari nyinshi cyane, ntabwo wazimara. Wowe ihitamo ikunogeye kandi ubona yakora neza. Reka rero duhite tujya gufungura iyi nsanzwe nkoresha, nkwereke uko izi sticker zikorwa. Biroroshye kandi rwose ntabwo bikomeye. Wowe icyo usabwa ni ukuba nanjye ukantiza amaso ndetse n'amatwi. Yes, ndaza mfungure Sticker Maker yanjye rero. Aha uri kuyibona neza. Yes, ndaza nyifungure. Nimara kuyifungura ndahita nza hano handitse create. Iyi niyo nari nakozemo, uri kuyibona niyo nikoreye bisanzwe. Ariko reka nkwereke uko zikorwa. Reka dutangire. Tuhita tumanuka hano rero twihuse cyane. Tuhita tumanuka aha, kano kamenyetso ko guteranya tugakandeho. Nitumara kugakandaho urahitamo nimba ari animated cyangwa iri normal. Animated tuba tugenda ukuntu nyine ubona tugenda, noho normal ni ya yindi nyine ibihagaze. Reka twe kugira ngo tudatinda cyane, uzahitamo iyo ushaka. Twikaduhitemo iyiri normal. Yes, duhitamo iyiri normal, tuyikandeho. Tumara gukanda hano hari normal, bahita tujyana mu mafoto dufite. Okay, wenda reka duhitemo ko tugiye gukora sticker y'amafoto y'abantu bari excited. Reka dufate nk'iyi. Yes, urabibona neza cyane. Noneho nurangiza ushobora gukoropinga cyangwa ntukoropinge, it's up to you. Reka dukoropinge. Ubwo twatangiye nyine kuzikora, reka dufate crop wenda ya square crop. Niturangiza duhita dukanda hano, urahabona neza. Yes, urahita uhabona neza cyane hano kuri crop. Twemeze. Nitumara kwemeza dutegereze i-preparing. Nimara gupreparinga ubwo tuhita dukomeza. Nkwibutse ko wari uburyo bwo gukora stickers. Ushobora gukora stickers ubabaye, wishimye, watunguwe, nk'iyi nyinshi zitandukanye. Noneho iyo ukigera hano uhita ushobora kugira amagambo wongeraho
urugero twongeraho ngo yes kwa kuni nyine uvuga ko utunguwe nyine ugahita ufata ndabikoze kabisa, abone katwongeraho ngo yes, katwongeraho ngo yes, dushizeho n'utuntu tw'udutangaro twinshi cyane, uvuge ngo yes n'utuntu tw'udutangaro twinshi cyane yes. Niturangiza hano ushaka kuza ugahitamo ibara raba rigaragaraho isitika, urabibona, shiraho ibara ushaka, amabara yo ni menshi cyane rwose. Iyi ni ibara rigaragara muri nyandiko yawe, reka duhite dufatira ikindi. Ushaka guhitamo inyandiko runaka, urabibona inyandiko zo zirimo zitandukanye, uri kubibona neza, kadufate wenda iyi cyangwa se iyi, yes, katwifatira aka. Noneho ushobora kuza ugahitamo size y'inyandiko, urabibona hano, kuyongera cyangwa kuyigabanya, bitewe n'icyo ushaka, reka twifatire iyi. Noneho ikindi ni hano kuri iyi A ni inyandiko, nibyo sorry twari twabirebye, ndumva iby'inyandiko wenda katiwe turekeye hano. Noneho ushaka guhitamo aho gashira n'uburyo kaba kagaragara, reka tuvuge ko uyu muntu agiye kuza akagashira hano, cyangwa se reka tunavuge ko karaba kameze gutya. Byose ushaka kubigira uko ushaka nyine tu, nyuma kuva ndabikoze cyangwa se tuze tugashire na hano gutya, yes, hano hejuru y'ikiganza cye. Ushobora n'uri kukeditinga ukagabanya cyangwa kongera nka bya bindi byose uri kubona, wakarotetinga uko ushaka, uri kubibona, wakarotetinga uko ushaka. Ibi wanditseho ushobora kwiflipinga bikabirinduka, uri kubibona, bitewe n'uko ushaka ko bimera. Noneho ubwo aka kararangiye, tumaze kugakora. None duhite tuza hano, hariho eraser yo guhanagura, hari brush, hari text wabibonye, kudekora. Ushaka kudekora ukajya utuntu ushiramo, uri kutubona, reka natwo tuze tugire utwo dushiramo. Wenda yes, kadushiro kano ka oh my god, yes, oh my god, yes, kaduhite dufata aka ka oh my god, tugashira hano. Uyu muntu yatangaye cyane avuga ati oh my god, yes, tukagabanya nako. Tekereza ko utu tuntu wari udukeneye, ndabizi ko byasa kose wari udukeneye, kakaba kanini kanshaka kukaba gato cyane. Kakaba kanini kandi nshaka kukaba gato, nimba katarenga ntabwo mbizi neza. Reka dushire oh my god hano, kuko ndabona biri kuza kumanza byagorana, katugashira oh my god, yes. Noneho niturangiza ushaka kuza hano, ugahitamo boda, ushaka kuza ugahitamo boda ushaka. Reka nayo tuyihitemo, ariko nitubona ari gutinda turaza kuyireka. Boda ushaka runaka, tugire gutya, kabe gafite boda cyangwa katayifite, kaduhitemo gafite boda, nibyo byiza. Noneho twarangiza ubundi tugakanda save. Igikanda save bahita bakubwira nimba uragasevinga hahandi cyangwa urakita izina ryawe, izina ry'akandi kawe ushaka. Sinshaka ko iyi video bitinda cyane, si dushaka kugasevinga muri thinking, reka tugasevinge muri indi zina. Reka twongereho irindi zina, tubyite wenda tukite excited, yes, reka tukite excited. Kumuna kongeraho izina bari kubyanga, sinzi impamvu yabyo. Reka twediting ririmo, undi sanzwe byemera kujya bidatinda. Reka tugasevinga hano muri thinking, nta kibazo, tuzabimenya. Noneho
akantu gato ari kutwangira rwose, ntabwo nzi impamvu. Noneho ukagaseka tugasevinge, ubwo izina twarishizemo tuzabihindura nyuma, nzabereka wenda ubundi buryo nagira uwo bigoramo gusevinga, ariko ni gutya. Ukaza ugakanda kuri save, warangiza ugakanda hano save. Okay, barabitwemereye sasa. Nanjye ubwo nari kwibesha amagato, mu mbabarire ndi umuntu. Hano uhita ushyiraho sticker name cyangwa se my sticker, wenda katwikite excited. Noneho wenda utaneyemo ubwo nuwagakoze, katumwite Jado Tech. Tuvuge kwa Jado Tech wagakoze. Hano rero ushobora guhita usevinga bikarangira, reka ko twongeraho kandi ushobora no kongeraho kandi katwongeraho kandi nako ku muntu wenda watangaye cyane waba excited, wenda kaduhite dufata uyu. Yes, katwifatira uyu. Naho turangiza ducropping, kamikore vuba nihuse cyane. Naho uciye muri rectangle, nkunda gushira muri rectangle cyane, giye niho nkunda gukorera, ariko nawe uzakorera ushaka, ushobora gukora muri round cyangwa hehe hose nta kibazo. Iki gateye preparing, hatari tuntu ntaberetse hano, epfungiye kumanza nabereka. Ntabwo natuberetse. Noneho hano uzi wenda wandikemo, uhitemo wow, ariko wow n'ubundi inarimo, reka sinamwe kuyiko twongera kuyandikamo. Reka twiyizira aha, bituza hano muri decorate, duhitemo wow, yes, ngiyi abari duhitamo uyu muntu avuga ngo wow, ya murabibona. None urangiza hano uraza ukande kuri save. Background eraza ntabwo nayikoresheje, none nshaka kubereka, ntabwo nakoresheje background eraza kandi nashaka kubereka yo ivanaho background nkiyi. Ni kwita cyane kugira ngo video itaba ndende, niyo mpamvu hari ko niko n'undi yabaye ndende, ariko tuntu tw'ingenzi cyane nyine ugomba kumenya, utagombye gucikwa nyine, tubagombye kubuzi, kuko abona ko n'utuntu twiza cyane. Reka preparing, kwibutse gukora subscribe, like, share and comment, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mbere ko tuyisevinga, kamantuma turebe ko twabona background eraza. Background eraza ntabwo turi kuyibona, nayirenzeho. My gosh, nayirenzeho, nagomba kuba nayishizemo kare. Ubwo rero ntabwo nayishizemo, ntimundenganye, nayibagiwe. Nayibagiwe kabisa, nayibagiwe, ariko mwihangane. Reka nkora kandi kamwe kugira ngo nabyo mubibone, kuko nabyo ni ingenzi. Nkwibutse utuntu uburyo bwo gukora udusitika uruhereza umuntu kuri WhatsApp, nyine agahita nyine avuga ati kabisa aho umpaye igisubizo, bitewe nuko nyine aka kantu mpaye gafite icyo gasobanuye kandi kigaragara. Nkwibutse ko kuri Jado Tech 10 official hari ibintu byinshi cyane uzahabona, nugumya kubana natwe kadusevinge muri excited. Urabona ko mukagiye, reka twongera kandi kake. Noneho no kuri background eraza, reka dufate byibura undi muntu watunguwe n'uyu mukobwa. Kandi crop, tumakanda crop, tujye kuri wangibi rero remove background. Ntabwo nabiberekaga uburyo background uyivanaho.
uza no kuri remove background, ushaka kugira free hand ukaba wanabigira ute wabikatinga ukoresheje ikiganza byose, ariko reka dukoreshe iyi background eraza cyangwa se remove background, niyo yari ikenewe cyane kugira ngo kira kintu cy'inyuma gihari kiveho kireke kugumaho. Twategereza gatoya rero imanze ivaneho cyasi detecting face, ni magu detecting face ubwira iri kwiga kuri face, nyuma iraza kuvanaho background. Tegereza gatoya, nabona bigenda bitinda connection iri kugenda gake, ntabwo mbizi, katwihangane gatoya. Video imaze iminota 15 imaze kuba nini, sorry gato rwose nuko nagiye utwo nibagiwe kandi twari ingenzi nashaka gusimbuka, niyo mpamvu bigenze gutya. Ubundi ntagomba kurenza iminota 10 niyo myinshi. Okay, turebe bitinda cyane. Mwibutse gukora subscribe. Okay, urabona ko noneho yavuyeho ntabwo ya background inyuma igihari yamaze kuvaho. Ubwo wowe uraza noneho ushaka kwita ujya no kuri crop cyangwa se ukagabanya cyangwa ukongera, byose biraterwa nawe, nta biba birenze, biterwa n'ibyo ushaka gukora. Yes, biterwa n'ibyo ushaka gukora, ubundi ibintu byose biba bishoboka. Hanze kuri mayonnaise niyo mpamvu bibaye nk'igira ibindi byo guprocessing, ariko urabona ko ya background twa dufite yavuyeho already, ntabwo ikiriho. Usanye bite nuko ari ibintu byo gusiba, hari uburyo bimara bitindamo nyine ugereranyije n'ibindi byose, ubona ko hano biri gutinda. Reka dutegereze gatoya. Kwibutse nyaboneka gukora subscribe, like, share na comment, rwose ujye udushyigikira kugira ngo tugumye dukore tutikoresheje, kuko gukora kwacu cyangwa se imbaraga inkunga mudutera nizo zituma tugumya gukora. Okay, uraza hano rero kuri crop uhemeze, numara kuhemeza ureke preparing, naho wenda ugira ikindi wandikaho, ushobora kugira icyo wandikaho cyangwa se ntucyandikeho, wabibonye sineseri kugira icyo wandikaho cyangwa se ugira ikindi kintu wongeraho. Nyine nuko akantu ko gutangara nyine uko ari ko wakoze, nyine watanze agafoto utangara cyane. Okay, yes, text ushobora kuyadingaho cyangwa ntuyadingeho, it's up to you. Reka twebeteke kuyadinga kuko twe twayishizeho kuzambere, kandi tukanda hano save. Urabona ko twagiyeho. Noneho iyo ugeze aha, dore iki nagira mu mbere iki kindi, dore ni hano hepfo. Yes, tujya hano kuri add to WhatsApp, tuza hano kuri add to WhatsApp. Imaze kujya kuri add to WhatsApp, agutishamo. Nimba ufite WhatsApp irenze imwe urahitamo iyo ushiraho, ngiye nkoresha 3, iyo ukoresha imwe ho hazi imwe birumvikana, ariko ino nkoresha cyane ya mbere kwa ari mpita nadingaho. Nimara kwadingaho noneho bahita bambwira ngo would you like to add exit to WhatsApp, kandi kuri add ubwo ndabamyemeje. Okay, sasa ubu yamaze kujya kuri WhatsApp, tuza noneho kuri WhatsApp yacu. Tumakuza kuri WhatsApp yacu muri GB WhatsApp, tuhakanda. Noneho mvuge ngo ngiye kwandikira umuntu, ngiye kweza umuntu agastika, nze mfate umuntu runaka yini muri groupe, nanagasha muri groupe shagaragara nabi, wenda ko tatiri ku chattinga, reka mpite mfata wenda uyu, kamfata uyu turi kuganira. Noneho birumvikana ndahita nandika message nk'ibisanzwe. Noneho mpite njya hano kuri sticker n'ubundi ku ma emojis, nindangiza noneho iyo ugeze aha duru hituza hehe, uhituza hano hepfo aha niho uhitujya.
bitenza hano, nindangiza nimara kuza aha tundatsinda, reka dufunguke. Yes, dore ubundi biba bimeze utya. Iyo uje aha rero hahita haza utustika ufitemo, ugahita wenda ufataho kamwe, wama ugafata ugahita ukohereza. Yes, ukareka gafunguka. Nguko ngayo urabona ko aka nako twagize ute, nako twikorera kandi abona ko kagiyeho neza. Sawa rero, wakoze gukurikirana iyi video. Nimba wayikunze yikorere share, uyikorera like, uduhere igitekerezo muri comment, ubundi tubwire n'ikindi twazagukorera kugira ngo ibintu bishe kugumya kugenda neza. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane. Reje do teki wanyu, hasta la vista.